Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana intwaya kane ko kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Iki cyumweru nafashe umwanya ndi gusenga ariko umeze nko kongera kwisubiramo no kwibaza ibibazo byinshi. Kandi icyo kibazo nibajije namwe ndaza kukibabaza iminota bampaye ndayikoresha neza ku buryo buri wese icyo kibazo nawe ari bumubwire cyangwa adufasha mu rwego rwo gusangira. Intego numva mfite nshaka ko tuganiraho ni intego yo kuri ikibazo ngo se gusenga hari umusaruro bifite. Umuyobozi watuyoboye wagira ngo wenda ariko ni umwuka w'Imana kuko yakoreye muri twese. Twese twagiye tuvuga ibintu bijyanye no gusenga n'ibyifuzo mwabonye ko byaje mu mwanya wa mbere, ariko mu bantu bose twagiye twumva baratuye mu gusenga twese twavuga ngo Imana ishobora byose, yumva gusenga, n'ibidashoboka Imana irabishoboye. N'impamvu twasenze ni ukubera yuko n'ibyifuzo twabizanye imbere y'Imana ni uko tuzi ko ibyo twebwe tutakibishoboye twabishyize mu biganza bya Yesu, turavuga ngo woweho ushobora kubikora. Haleluya. Niyo mpamvu nanjye maze icyumweru naribajije
hari n'umuntu twaganiriye kuri telefone ndi kumubwira ubundi amasengesho dusenga hari ikintu amaze gusenga hari icyo bitumariye. Icyo kibazo buri wese akibaze, turaza kuza kugisubiza tugisubizanya ibintu bifatika. Buri wese atekereza avuga ati ariko nigeze nsenga rimwe ikintu ndagisengera Imana iragisubiza. Ubasha kukibuka ukavuga ati ndibuka ko byari bimeze gutya ndasenga mbona Imana iragikoze. Icyo kintu twese tube tugitekerezaho kugira ngo ntaza kubatungura. Mureke dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 3. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Petero na Yohana bashyiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga aricyo cya 9:00. Hariho umuntu wavutse arema ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitagira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'umugongo bwe birakomera, arabadanduka, arahagarara, aratambuka, yinjira nawe mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Iki gice dusomye imirongo 10, umurongo nari ndemereye cyane ni uriya murongo wa mbere uvuga ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga aricyo cya 9:00. Dusimbuke dusome muri Yakobo ibice 5, umurongo ni wa 16. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 17 haravuga ngo musenge ubudasiba. Umurongo wa 18 mu bibaho byose muhore musenga, muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Iriya ndirimbo twaririmbye 49 iratubwira ngo ibihe nsenga Uwiteka. Nagerageje kugenda nkuramo ingingo nkeya ngira ngo tuvugeho. Uriya muririmbyi yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka, icya mbere ngo bintarura mu mpagarara, ngo negere aho data ari muganyire ibyo nkeneye byose. Ibihe byo gusenga bintarura mu mpagarara, ngo negere aho data ari muganyire ibyo nkeneye byose. Icya kabiri uriya muririmbyi yaravuze ngo mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima. Arongera avuga ngo tsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Igice cya kabiri avuga ngo ibihe byiza byo gusenga ngo binyemeza yuko asubiza ategereje abana be ngo bamusange abakeneye. Haleluya. Agiye kurangiza ni nk'umwanzuro wo turaza kuvuga ngo niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Iyi ndirimbo ijya imfasha iyo ndi gusenga kuko mba numva igende imfasha kurushaho kumva impamvu ndi gusenga kandi nkumva birandyoheye. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Hariya muri Bibiliya twasomyeho haravuga ngo musenge ubudasiba. Na Yesu ajya kwigisha abigishwa be yarababwiye ngo nimujya gusenga mujye musenga mutyo. Twese byasengesho bya data twese uri mu ijuru turabizi. Yesu yarababwiye ngo nimujya gusenga mujye musenga ngo data wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorerwa mu isi nk'uko gikorerwa mu ijuru. Ntituri butinde cyane kuri iriya sengesho kuko numva icyo ngendereye cyane ari ukugira ngo tumenye ese ubundi ibi dukora byo gusenga hari umumaro bifite. Ariko Yesu yarababwiye ngo musenge ubudasiba. Hariya yabigishaga ijambo ryo gusenga, hepfo yarababwiye ngo ese ngo hari umwana wasaba umubyeyi ifi ngo akamuha inzoka, cyangwa ngo wamusaba umugati akamuha ibuye.
ngo ese ko muzi kugirira neza abana banyu ngo kandi muri babi ngo data wo mu ijuru ngo azabura kubaha umwuka wera nimumusaba. No hejuru gatoya aho yasobanura naho turaza kwasoma nyuma dusoza. Ariko Yesu yaberetse ngo ese hari uwagiye ngo gukomangira ngo umuturanyi amutitirize ngo undi ngo akamwihorera. Yesu yashatse kwereka abigishwa be ngo ese hari uwaje imbere y'Imana nk'uko na Satoditeri yakora, ninde waje imbere yawe wa Mana agataha atakubona? Gusenga bifite umumaro. Igihe cyo kibazo nari maze iminsi nk'igera ko abantu basengeye ko ari ibyifuzo usengera ukabona ntigitirimuka, ugasenga ukabona ntigitirimuka. Ubundi gusenga hari icyo bimaze, ariko numva umutima uhise ungaruka vuba n'abantu ko ubu mu bintu byose nasengeye ntacyo nasengeye cyakemutse, ku buryo icyo cyampesha ibyiringiro byo kumva ko nubwo hari bitarakemuka ariko Imana yumva amasengesho. Ese ntabo nzi Imana yasubije amasengesho? Ese tutanavuze ku by'ubuzima busanzwe, ntabo ijambo ry'Imana rinyereka Imana yasubije? Nagerageje kugenda nkora nk'agasamari gatoya k'abantu bimwe tugiye tuzi, ndi busome imirongo yabyo ariko turabivugaho twese tugende twibukiranye. Hariho abantu bagiye basenga biyirije ubusa. Kwiyiriza ubusa twese turabizi. Ubundi hari igihe umuntu yibaza ariko ubundi ni ngombwa kwiyiriza ubusa? Hari n'igihe tujya tuvuga ese ni ngombwa gusenga, tukagira na ka kantu usanga mu buzima hari umuntu avuga ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse, ngo nta mpamvu yo kugira ngo wenda nze kugisengera. Uhuye n'ikibazo runaka, ugize ibibazo runaka, tukumva n'ubundi nunasenga ariko ukumva nk'umuntu akubwira cyangwa ijwi rikakubwira ati n'ubundi icyo Imana yagennye izakora icyo. Ariko gusenga bigira umusaruro bigira. Ikambere, gusenga bituma tugira umubano wihariye n'Imana. Kera mu isezerano rya kera umuntu iyo yajyaga gutamba ibitambo byasabaga ko umutambyi akugirayo akabanza akitambirira ubwe ibyaha yakwemerwa n'Imana, nawe agafata igitambo cyawe wazanye akagutambira. Ariko hashimwe Yesu, ubu ngubu mu isezerano rishya buri wese aritambukira akigirayo. Kandi Yesu ntabwo asaba ngo nuvuga amasengesho menshi ndi bukumve, wowe wavuze ari gutya ndi bukumve, nuvuga amagambo ateye gutya nturi bwumvika. Oya, Imana yemera ko utera intambwe ikintu wowe ukakivuga uko ucyumva, kandi Imana yo ikakireba ikagusubiza, nta yindi intermediary, nta wundi muhuza uriyo. Uku gusenga tuvuga kudutera kugira umubano n'Imana. Tuzabigenzure cyangwa tuzabikoreho mu bushakashatsi no mu buzima busanzwe. Hari igihe ufata umwanya wasenga ukumva ugize akantu kongeye kwirema mu mutima utari usanganywe. Amasengesho atuma turama. Mwibuka neza inkuru za Hezekiya. Imana Uwiteka yatumye kuri Yesaya amuga ati wewe genda ubwire Hezekiya ko araga ibyo mu rugo rwe ngo kuko agiye gupfa yararwaye. Ariko Hezekiya ngo arahindukira. Ayo magambo narayasomye, ndayasoma nirukanka sindi bubatindire kuko ndi kumva ibintu byinshi bibyiganya muri ngewe, sinzi ko ndibashe kurenza ko ndagerageza. Ayo magambo narayasomye muri iki cyumweru numva aramfashije. Ibice 38. Hari ahantu Hezekiya we yamaze kubyumva nyine yumva arababaye ngo arahindukira areba. Ariko mwumva amagambo yavuze. Ngo yabwiye Imana ngo naravuze nti ndakenyutse, ngiye kunyura mu marembo y'ikuzimu, nteshejwe imyaka yanjye yarisigaye. Ndavuga nti sinzongera kureba Uwiteka mu gihugu cy'abazima, kandi sinzongera kubonana n'abantu b'abaturage bo mu isi. Ubugingo bwanjye buratamurutse, bunkuweho nk'ihema ry'umwungeri. Ubugingo bwanjye ndabuzinze nk'uko umuboshyi w'imyenda ayizinga. Azanca mu biti biboherwamo imyenda. Uhereye mu gitondo ukageza nijoro uzaba umazeho rwose. Ndaceceka nkageza mu gitondo, ariko mvuna amagufa yanjye yose nk'intare. Uhereye mu gitondo ukageza nijoro uzaba umazeho rwose. Ntaka nk'intashya cyangwa uruyongoyongo, nkaniha nk'inuma iguguza. Erega amaso yanjye yaheze hejuru, Nyagasani Uwiteka ndarengana ndengera. Mu by'ukuri mwumva aya magambo Hezekiya yasenze.
ariko imana ni ukuyumva gusenga. Nabonye ko iyi ngingo nagiyeho gusenga bituma turama, kandi twanabiboneraho ko hari n'igihe bituma imana ihindura gahunda wabise. Mu by'ukuri imana yari yohereje Yesaya iti wowe genda umubwire arage ibyo mu rugo rwe, ngo ategeke ibyo mu rugo rwe, agiye kugenda. Ni nayo yongeye yumvise kwa gusenga ngo Uwiteka ngo arongera abwira Hezekiya ngo abwira Yesaya ngo subirayo ubwire Hezekiya ngo Uwiteka Imana sogokuruza Dawidi yavuze numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongera indi myaka 15. Imana yari yatumye mbe itegeka ibyo mu nzu, ariko Hezekiya ngo yihindukiriye atase aririmba Imana, ngo Imana irongera ibwira Yesaya iti subirayo. Mwumvise ukuntu byagiye. Gusenga bifite umumaro kuko hari igihe bihindura n'imigambi Imana yari ifite, kandi tuzi ko ubundi turavuga ngo Imana ngo kwa kunini nahere kuri rya jambo usanga umuntu avuga ngo iki Imana yavuze yarakivuze. Ariko mwumvise ko gusubirayo byatewe n'uko Hezekiya nawe yahindukiye aririra Imana arasenga. Imana ngo irongera ibwira Yesaya iti subirayo umubwire. Amasengesho rero atuma Imana yisubiraho kandi ikatugirira neza. Ikindi nabonye niko amasengesho ajya akiza imyuka mibi. Muribuka inkuru z'abantu z'abigishwa ba Yesu bajya gusengera umuntu wari ufite abadayimoni, ngo barasenga barakukiza biranga, ngo bagarutse twamusengeye yanga. Uwiteka Yesu arababwira ati rero bene bariya bakizwa no gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari igihe gusenga bijya biba byiza ko duhindura, ntabe y'amasengesho asanzwe ahubwo kongeraho kwiyiriza ubusa. Kandi kwiyiriza ubusa akenshi nta kindi kintu umuntu aba arakoreye, ubuvuga uti reka niyime iby'umubiri wanjye ushaka, iby'umubiri wanjye ukeneye, nongereho iyindi ntambwe yo kwicisha bugufi, nereka Imana ko mwicishije bugufi. Ikindi cya kabiri ni uko burya iyo umubiri wawe utawuhaye ibyo kurya, hari ikintu wigomwe, hari iyindi ntambwe bigutera kumva uri connecte ku Mana, si uko Imana hari ikipfa n'ibiryo, ahubwo ni nko bwa buryo uvuga uti reka niyime n'iki ngiki ndusheho kwegerana n'Imana. Ikindi kintu tuzi nuko amasengesho ajya atuma n'Imana ihindura umugambi wayo mubi yari igiriye abantu. Muzi amakuru ya Yona ukuntu Imana yamutumye Ninewe, abantu baho bari babi, Imana yavuga ati yamuga ati babwire ko ngiye kubahindura. Ariko ngo agezeyo ababwiye inzira yaciyemo zo ntitwiba tuzivuga, ariko ngo ageze ababwiye ngo abantu b'Ninewe ngo bambara ibigunira ngo basaba Imana imbabazi. Imana ihindura umugambi yari ifite irabasubiza. Imana idukiza abanzi bacu cyangwa ibitubereye nk'ibiki kubera gusenga. Abisirayeli bagiye barwana intambara nyinshi kandi ziteye ubwoba, ariko ngo hari naho bageraga ko ati reka dusenge Imana, ngo bagatabaza Imana ikabagirira neza. Ikindi hari n'igihe amasengesho ajya atuma Imana iduhishurira inzira. Ukaba ufite nk'ibintu wumva wayobewe uhitamo, ukumva hari ibyo uhitamo, ukumva n'ibyo wareka, ariko kubwo gusenga Imana ijya ibasha guhishurira abantu icyo gukora. Mu byakozwe n'intumwa cyagiye bagendaga batoranya abantu, ngo barafite Barinaba, ngo bafite n'ubundi bashaka gutoranya kugira ngo babongere mu bigishwa, ariko ngo bafashe umwanya basenze, ngo Imana ibagira inama bamenya uwo guhitamo. Ikindi kintu kijya gikoreka ku masengesho, Imana igitubabarira, Imana ikaduha imbabazi ubwo gusenga. Abisiraheli ngo bigeze kugomera Uwiteka, ngo bamara igihe kinini badasenga, ngo niba hashize imyaka 21, sinibuka neza kubiri muri Samweli yari umucamanza, ariko ngo Abisiraheli baciye bugufi basenze ngo biyiriza ubusa, Imana yemera kubababarira birabagarukira. Icyo gihe ngo iriya hari ibihano Imana yari yarabafatiye, ariko ngo kubera ko basenze bakayigarukira ngo bituma Imana yongera irigarura. Kandi amasengesho ajya atuma Imana ihishura ibihishwe. Tuzi ku nkuru za Daniyeli, muribuka yuko umwami Nebukadineza yigeze arota inzozi, namwe mubyumve, arangije ngo arahamagara avuga ati njyewe narose inzozi, bahamagara abakorikori n'abanyabwenge, kandi narose inzozi ndashaka muzinsobanurira. Bakamubwira ati databuja rwose nyakubahwa, tubwire ugenekereje izo nzozi warose tugusobanurire. Ngo aravuga ati narazirose kandi naraziragiwe, n'umutambi w'isobanuro abanyabwenge bose n'abakorikori ndabica. Ariko ubu Daniyeli baramubwira ati nyagasani ntutwice cyangwa ntiwice n'abo banyabwenge, ahubwo mpemese. Ngo aragenda asenga Imana,
imana imuhishurira inzozi undi muntu yarose kandi araza arazisobanura kubwo gusenga. Imana ijya idukiza indwara kubwo gusenga. Hari abantu benshi bagiye basenga ndetse no mu ijambo ry'Imana tujya tubibona, hari n'abandi bafite ubuhamya kubw'amasengesho Imana ijya ibasha kudukiza indwara. Ikindi, Imana ijya ibasha no kutwungura ijambo ryayo kubwo gusenga. Yesu yamaze iminsi 40 asenga n'amajoro 40, agarutse Satani amuteye, ariko kubera ijambo ryagiye ryiyungura kubwo gusenga agenda anesha Satani, kandi yatubereye icyitegererezo. Imana ijya yungura abantu ubwenge kubwo gusenga. Salomo ngo yafashe umwanya arasenga, ajya gutamba ibitambo, ngo Imana iramusanga iramuga ati saba icyo ushaka. Salomo nawe ngo agiye gusenga, Imana ati rero Imana kuyobora ubu bwoko ntabwo byoroshye, ngewe nk'ubwenge. Aya magambo numvise nifuje ko twayasoma kugira ngo mwumve uburyo iki kintu isengesho Salomo yasenze ukuntu byamubereye iby'agaciro. Twihuse dusome mu Bami ba mbere. Aya magambo numvise yaramfashe ndabana nayo, reka tuze kuyasoma. Abami ba mbere ibice 3. Umurongo wa 4 n'uwa 5 ndasoma nihuta. Aravuga ngo bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundi icyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000. Salomo akiri i Gibeyoni, Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza iti saba icyo ushaka nziguhe. Umurongo wa 9 kugeza ku wa 14. Nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo nshobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo umenye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana igihe yakibwira Salomo iti kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitareba. Nuko nkugira uko usabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjirije cyangwa bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Haleluya. Aya magambo yamfashije mpita mbona n'umumaro wo gusenga. Mbona ko mu gusenga tujya duhabwa n'ibindi tutasabye Imana, kubera ko twateye intambwe tugasenga. Turi aha rero niho natekereje, aya ni amateka y'abantu basenze. Harimo abo mu isezerano rya kera, hamwe n'abo mu isezerano rya vuba. Ese twebwe ubwacu nta gihe twasenze tukabona hari ibintu Imana yagiye ikora byari byadushoreye, ari ibyo twavuga, hari ibyo tutavuga, hari iby'umuntu ku giti cye cyangwa ibya rusange? Ese natwe turi abagabo bo guhamya ko gusenga hari ikintu bijya bimara? Birakimaze kandi kirahari. Ari njye ku giti cyanjye nabihamya, hari ibintu nzi Imana yagiye ikora. Njya nibuka tukiri abana, nigeze mbaho ubuhamya gatoya. Njye navutse mu muryango mama akunda gusenga kandi akanabikora. Twari abana, njyewe ndabyibuka, twaba tugiye nko kuryama, ugasanga rimwe na rimwe kuko ari ibintu umuntu yamenyereye, uratanguranwa kuryama kare kugira ngo umwanya wo gusenga uze kugera, mbese wasinziriye kubera ibintu by'akamenyero tukumva turabiteza. Ariko ndibuka ko iyo washakaga kuryama udasenze byagusabaga no kwihangana ukarara utariye, kuko iyo twabaga turi burye urumva ntore kumara kurya ngo ukwepe, byabaga ari amasaha yegeranye. Murabizi ko iyo abantu bagiye gusenga mumara kurya nijoro muti dusenga, ukarara utariye urashaka kurara udasenze. Ukagira rero mama wareka ibyo biryo, ariko akaza akagukura mu buriri. Ndibuka inshuro nyinshi twagiye dukubitwa utaje gusenga. Noneho bukeye batwigira imitwe, mama aravuga ati abantu bazajya babanza bakora amasengesho ya nijoro mbere yo kurya. Araza noneho twajya dutangira gusenga mbere, abantu bamaraga guhisha. Murabizi kera abantu bafite nk'abakozi 2-3 bo mu ngo, abagiye bakizwa nk'abo bakabirukana cyangwa batari barize n'iki bari ku rusengero, ugasanga kubona umukozi mu gihe cya kera byari byoroshye, kandi ugasanga ufite umukozi mwiza.
abenshi nyine niba ari mu ngo z'abarokore ukasanga n'abakozi b'abarokore, no mu zindi ngo zifite abantu basengera mu yandi matorero akenshi wasangaga n'abakozi bari muri izo ngo bahwanye ukwizera n'abo bantu babana, ugasanga abakozi bose basenze batetse ibyo batetse aya twese tugasenga, ibyo nabyo bakabona rimwe na rimwe ntibikunda. Bukeye noneho ndibuka mfite imyaka 8, ndabyibuka rwose mfite imyaka 8, kuko twigaga mama yari umwarimukazi, buri wa gatandatu twagombaga gusenga, wa gatandatu tugasenga ari ukwiriza ubusa. Twatangiye mama twigisha kwiriza ubusa, mu gitondo ntihagire ikintu na kimwe dufata, nigeze kubibabwira, twagera saa sita tukarya ugayo, mbese ntabwo utangira kutwigisha. Ubundi bwacya nafata noneho mu gitondo ntimwariye, na saa sita ntimuri burye, muraza kurya nimugoroba. Ubundi ikindi gihe noneho uko tugenda mbese dukura agenda tumenyereza. Ariko icyo nari mbivugiye, ayo masengesho mu by'ukuri twe nk'abana twabonaga nta musaruro, kubera iki? Ntitwumvaga ibyo ari byo, akenshi tukumva tunabisunikiwe, ukumva ni n'ibintu biriho itegeko, ukumva rwose nta nubwo rwose bigushishikaje, n'uwaguha amahitamo wabireka. Ariko umubyeyi kuko yari mukuru kandi azi icyo bimaze, warakomeza arasunikiriza, ntiyigeze atureka, mbese ntiyaturetse duhwema. Ariko maze gukura ayo masengesho yaramfashije. Ikintu cya mbere yamfashije, kuko ari ubuzima umuntu yakuriyemo, kuvuga ngo dusenga ari kwiriza, wumva ari ibintu bidakanganye, tugasenga. Ejo bwacya ukagutireka nongere nsenga. Kandi igihe cyagezeho tutakiri kumwe n'ababyeyi, ukumva ati byose ababyeyi banjye barasengaga, kandi njye najyaga mbona hari ibintu Imana ikora. Nko mu rugo nkabona mama aratubwira ati niba ushaka umwenda umusabe, ariko nawusengere Imana izampa amafaranga. Ukawusengera ukabwira Imana uti Imana njyewe nzi ko rwose nikenereye akenda, kandi mu rwenda nta mafaranga yakubye, wajya kubona ukabona Imana iciye inzira wa mwenda urawubonye. Cyangwa nko mu rugo bakazana ibyifuzo bati dufite icyifuzo runaka, reka tugisengere, tugasenga, tukabona hari ikintu Imana yagiye ikora. Byatumye nanjye numva nkunze gusenga, nkumva nyine ibintu byose umuntu akeneye abikura ku Mana. Kandi noneho mama yatwishaga atubwira ati iyo ugeze imbere y'Imana urisanzura ukavuga ibintu uko ubyumva, ugasaba Imana ibintu uko ubyumva, kuko yo ari umubyeyi ikakugenera ibigukwiriye. Ariko nawe nta kugera imbere y'Imana ngo usange hari igihe tujya gusenga ugasanga ubwira Imana yabikora, gusenga si ukuyitaba cyane, ngo ubuse si ugukabya. Ariko umunyarwanda yaciye umugani ngo ntawiyima umwima ahari. Imana rero yo ni nziza, ni umubyeyi. Twagiye tubona ingero z'abantu bose bagiye basenga n'ibitari biriho bikagaruka. Niba Imana ibasha kuvuga iti tegeka iby'urugo rwawe ugiye gupfa, wakwihindukira rimwe wakwibutsa Imana akantu ukabona Imana yongeye kugarura ubuzima. Natwe twese dufite ibindi bintu twagiye dusengera. Ndibuka ko hari igihe umuntu yasenga ati iki nugikora nzagushima, ukajya kubona ukuntu yagikoze ukicecekera. Ejo bwazongera ukaba ariko Mana nzi ko ushobora byose, n'iki nugikora nzagushima. Imana kuko ari umubyeyi ntibanza kukwibutsa ati ariko hari ideni undi, nayo ukajya kubona ukabona nacyo iragikora, ukongera uti Mana nono iki ngiki nugikora, ukabona nanone iragikoze. Ibi byose ni ibitwereka ko Imana yumva gusenga. Ese ni iki kitubuza gusenga? Uzarebe iyo wapanze gusenga. Ndabizi twese hano twageze igihe byo gusenga, kandi pe umuntu wese azi neza ko hari igihe yigeze kubana n'Imana, cyangwa uyu munsi wa none uzi ko ari buri kubana n'Imana. Ariko uzatinye ikintu Satani nawe abuza abantu. Ubu uyu munsi ushobora kubikora ati kuhera uyu munsi ndajya nshyiramo alarume saa 9 nibyutse senga. Mwabantu saa 9 alarume yavuga, wowe ubwawe n'akaboko kawe ugafata telefone ugakanda alarume, wowe ubwawe ukayikuramo ukongera ukiyorosa. Ejo umuntu akaba ati none ejo nzibiriza pe. Mwabantu bwacya mu gitondo ukumva mu nda harakamiye, ukagira inzara utigeze ugira. Iyi mpamvu Satani atubuza gusenga ni uko azi imbaraga ziva mu gusenga. Kandi reka mbabwire, iyo umuntu agiye kujya mu ntege nke, ntabwo ikintu cya mbere aheraho ari ugusiba amateraniro. Ntabwo umuntu yagize intege ikintu aheraho, niba hari abantu bafashaga ureka kubafasha. Ikintu cya mbere kizakwereka kuri mu bihe bibi by'intege nke ni uko gusenga kuzatangira kunanira, kugende kuba gukeya. Niba warigeze gusengera mu misozi, uyu munsi wa none ubu n'aho twivuge tuti hano nta wajya mu misozi ntiwagusangayo nyine, ariko burya gusenga nta kibisimbura.
abantu niba barajyaga mu misozi uyu munsi tukaba tutayifite, ese mu nzu ho bimeze bite? Gusenga ko twabonye bifite umumaro, kandi nta gihe na kimwe tutazakenera ibihe byiza byo gusenga. Umuririmbyi yaravuze ngo niyambuye uyu mubiri upfa nambaye kudapfa iteka, ngo ubwo nibwo nzagira gute, nzasezera ibihe byo gusenga. Gusenga bidufitiye umumaro, kuko muzarebe ngewe nditangaho urugero. Kera nagiraga ikintu numva cy'uburakari, numva rwose pe ndarakaye, ndibuka nkiri umukobwa mu manjye gakora batari kumaze tugira amahane, kandi koko nanjye numva mfite uburakari. Singira umujinya wundi uvuga ngo nakubita ikine ko mparakara, ikintu cyose nkumva ndarakaye, maze no gushyingirwa noneho nkajya numva ibinyugunyugu. Umunsi umwe ndavuga nti Mana ngiye kugusenga ariko ngusabe unkize uburakari. Mwari mwabona ko hari igihe nawe wigiraho ingeso nawe ubwawe ukumva urashaka kuyinesha, ariko kumva ubuze imbaraga zinesha. Umunsi ukitonda nk'ubu ushaka uti uyu munsi sindi buvuge nabi, ugahera mu gitondo ugakorera ingeso ukumva ntuvuge nabi, wajya kubona umunota 15 usigaje wo gusinzira mwabame ukavuga nabi ibingana n'ibyo wari kuvuga nabi muri amasaha ya mbere, ukongera ukiyemeza ikintu. Ariko ngewe nabonye iyo umuntu yasenze Imana ibasha kugutsindira kamere. Ni ukuri ngewe Imana yansindiye kamere y'uburakari mu rwego nanjye ubwanjye nihamiriza nkavuga ngo hari ikintu Imana yakoze mu bugingo bwanjye pe, nkavuga nti hari ikintu Imana yakoze mu bugingo bwanjye. Uburakari numva ko Yesu yabunesheje. Haleluya. Mwabantu, ikintu cyitwa gusenga gifite umumaro ukomeye. Iyindi, Yesu yatubereye urugero rwiza rwo gusenga. Niba Yesu yarabaye mu isi akigisha abantu ku manywa, ngo nijoro akazamuka umusozi. Hari naho nasomye muri Bibiliya ngo navuga ngo mu museke Yesu yajyaga asenga. Mu museke ubwo ni ukuvuga ngo butaracya neza. Hari n'ikindi gihe Yesu nawe ngo yajyaga azamuka no mu misozi akajya gusenga. Niba Yesu yaratubereye urugero rwiza gusenga, ni iki nkatwe abakristo kitubuza gusenga? Bene data, mureke dufate gusenga kandi tugire n'intwaro ikomeye. Abantu benshi mu ngo dushobora kubaho dukijijwe, ugasanga uyu munsi yifatiye amasengesho y'iminsi 2 ndarasenze, ejo jade nakanga ati mfite ayandi ndayasenze. Buri wese agasenga ukwe, buri wese agasenga ukwe. Ariko burya no gusenga abantu basengeye hamwe bigira ibintu byinshi binesha. Sibyo se? Bigira ibintu byinshi binesha. Iyo abantu bafite ibintu batumvikana, mushobora no kubiganira ntibicemo. Mukabanza dusohoke tujye hanze, mugasohoka mukajya muri restaurant mugiye kubiganiraho, mukagaruka ahubwo noneho buri wese yarushijeho, umwe guca ibumoso undi yarushijeho guca iburyo. Ariko ngiye muri experience nabonye yo gusenga, ntabwo ushobora gusengana n'umuntu ngo mubure kuhuza. Icya mbere, ntimushobora gusenga mwese muri abakristo ntimwabeshya. Ntabwo wasenga uzi neza ko ufite urukuta imbere yawe na mugenzi wawe. Ikintu kiza cyo gusenga murabanza mukihana, kaboti rwose ngewe buri bose tubana mu rugo uyu munsi none mu minsi bize gutya, ukihana. Mwamara kwihana na bya biganiro ukajya kubona ukabona Imana igute irabahuje. Gusenga bigira imbaraga zidasanzwe. Aba bana duhora tuzana twongoreka tubasengera, ubu icyo turi kubasengera turi kubifuriza ejo habo hazaza. Kandi ibi bintu dusengera hano muzajya kubona mubone bigize gute bibagiriye umumaro. Kubera iki tubikora? Nuko twizera ko mu gusenga harimo izindi imbaraga zidasanzwe. Gusenga kujya gukuraho ibyifuzo, ibintu byananiranye. Kandi ku giti cyanjye ikintu nshaka kuvuga, nabonye mo gukomera kw'Imana. Byara Blesse na byaye batambaze kuri Bright Baramba. Nyuma rero nkise Brian baravuga ati wabizi ko mu Rwanda bamwe bakubaze kubarungira bakakubaga. Ariko ndibuka nasenze Imana mbega ngo Mana ushobora byose. Nubwo tumenyereye umuco w'uko iyo babaze wongera bakabaho, ndagusabye kuri uyu mwana sinzababa. Njya kwa muganga nenda kubyara Brian ufite ibise, none bigeze kwa muganga bigenda gahoro biranga burundu kabona birabaye. Ariko ku munota wa nyuma ngo Imana iramfashije sinabagwa, Brian mubyara tabazwe. No kuri Briana hano nabo baravuga ati birashoboka, bakamba ati kimwe cyangwa ikindi. Murabizi ukuntu byagenze kamara iminsi 3. Ariko birangira nabwo Imana ingiriye neza sinabagwa. Ikintu cyose twagiye tushyira imbere y'Imana kandi Imana yadusubije. Biduhe icyizere ko Imana iki kumva.
imana iracyumva, amasengesho aracyafite umumaro, ubukana bwa satani amasengesho aracyabutsinda. Haleluya. Bye kuduca intege, uwasengaga ibiri yongera isenge. Kandi mwumvise ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ijambo umwete ni ikintu twese twumva, abana ntibashobora kuba batacyumva, ariko mu rurimi rwabo nabo bacyumva. Umwete ni ikintu gihora ubudasiba, ikintu ushyiramo imbaraga ugasenga ufite umwete, kandi ngo dusenge ubudasiba. Bene data najya ngo nongere mbashishikarize, nugira intege nke zo gusenga ujye wongera wibuke icyo wasenga. Ubuhamya bwa Kera buramfashije. Niba ubwiye Imana ngo Mana ndambiwe gusaba, Imana igahita iterura nyuma y'imyaka hafi 20 igiye gushira, Imana ikaba yarumvise icyo kintu nticyongere kuba. Abandi bose twagiye dusengera ubu nuko twari dufite akanya gatoya, buri wese umuhaye umwanya yagenda akubwira ibintu, kandi twese byagiye turi mu mutima. Ariko Imana yacu yumva gusenga bene data, kandi gusenga ufite umumaro. Haleluya. Sezera kuri ibyiza byo